nta kure cyane habaho Imana itageze umuntu, nta muvumo Imana itavumura, nta bikomere bikomeye Imana itabasha komora, nta bicumiro bikomeye Imana itababarira. Ikura abantu mu mukungugu ikabicazanya n'abakomeye. Niyiha ingumba kubyara zigaheka, Imana niyo yizuza umunyamibabaro ishimwe, ikarinda intambwe ze mu maso y'abanzi be. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, ko imbabazi ze zihora iteka ryose. Yaravuze ngo ubuzima bugizwe n'umwijima n'umucyo. Igihe usa n'uri mu mwijima, jya ucana amaso maze urebe kure, uzahabona inyenyeri. Iyo nyenyeri rero nuyibona uzayikurikire mpaka uyigezeho, kandi ntuzagire ubunebwe, iyo nyenyeri uzayigeraho. Yaravuze ngo ubuzima nicyo gishoro ufite, nutabubyaza umusaruro abandi bazakubyaza umusaruro kugeza no ku murambo wawe. Kugeza no ku murambo wawe bazaba bakikubyaza umusaruro. Hari abantu bungukira mu murambo wawe. Hari abantu baba basenga bati abakiriya barava hehe ko abantu bataza, kandi uri gusenga gutyo acuruza isanduku, akora mu irimbi se. Ubuzima rero nicyo gishoro ufite. Iyo utabubyajije umusaruro abantu bakubyaza umusaruro kugeza no ku murambo wawe. Byaza umusaruro ubuzima bwawe rero niba udashaka ko bakubyaza umusaruro ariko. Yaravuze ngo nta kimana itakorera umuntu wese uyubaha kandi akayikunda, kubera ko bikora ku marangamutima yayo. Aranavuga ngo igihe Imana iguhaye umugisha w'ubutunzi cyangwa icyubahiro, uba ukwiye kubikoresha mu buryo buhesha Imana icyubahiro kuruta uko bikubera umutego. Yaranavuze ngo ni iby'agaciro kumenya ko ubugingo bw'umuntu butaba mu bwinshi bw'ibintu atunze. Aranavuga ngo umuntu wizera umunwa abigaragarisha amagambo, naho wizera umutima abigaragarisha ibikorwa bye. Yaravuze ngo hari ubwo Imana ikunyuza mu bikomeye ishaka kuzakoresha amateka yawe mu kwigisha abo mu bihe bizaza. Bivuze ko ibihe bikomeye uri kunyuramo, hari igihe Imana iri kubikoresha kugira ngo uzabone inkuru uzavuga mu bihe bizaza wigisha abahazaza. Ntugakangwe no n'ibihe bibi, ntugakangwe no gutsindwa. Utsindwa rimwe, ugatsindwa kabiri, ugatsindwa gatatu. Hari igihe Imana iba iri kukunyuza muri ibyo bihe bikomeye ishaka kuzakoresha amateka yawe nk'isomo ku bazaza. Yaravuze ngo nta ntwaro ikomeye yaruta isengesho. Isengesho niyo ntwaro yonyine iyo ishobora guhangana n'ibitwaro kirimbuzi by'umwanzi. Isengesho risenya ibihome by'inkike zikomeye bitagusabye kurwana. Isengesho niryo ryonyine rishobora kukunyuza mu muriro waka ntushye, waca mu ruzi ntirugutembane. Abishimangira neza avuga ngo icyo wahawe ku bw'amasengesho uba ukwiye kukirindisha isengesho. Icyo wahawe ku bw'isengesho menya ko kirindwa n'isengesho. Ariko si n'icyo wahawe ku bw'amasengesho. Buri kimwe cyose wahawe ku bw'ikintu runaka, uzabicunge neza uzasanga kirindwa n'icyo kintu. Icyo wahawe ku bw'ubunyangamugayo kirindwa n'ubunyangamugayo n'ubundi. Icyo wahawe ku bw'urukundo kirindwa n'urukundo. Uzabicunge neza buri kimwe cyose uhawe kubera ikintu runaka kirindwa n'icyo kintu. Icyo wahawe ku bw'izina kirindwa n'iryo zina n'ubundi gukomeza kurisigasira. Ni kimwe no korera icyo wahawe ku bw'amasengesho kirindwa n'isengesho. Yaravuze ngo nta kaga gakomeye kabaho nko gusaba uwo wimye cyangwa gusonzera mu maso y'uwo wanze kugaburira. Aranavuga ngo buri wese afite uwo aruta muri ubu buzima. Nta muntu ukwiye kwiyumva nk'ukwiriye guhabwa cyangwa se gufashwa, ahubwo buri wese akwiriye kwiyumva nk'ukwiriye gutanga. Yaranavuze ngo ku Mana nta gukererwa kubaho, ahubwo byose ibikorera ku gihe cyayo, si ku gihe cyacu nk'abantu. Dr. Hakizimana Nikodeme yaravuze ngo sigaho guta umwanya, kurira no kuganya ntacyo bihindura. Amarira yawe n'amaganya yawe bishobora kuba ibyishimo by'abanzi bawe. Cyane nkunda kubabwira ngo nta marira abaho yahindura hahise,
nta ngunguru z'amarira cyangwa z'amaganya zahindura ibyahise. Warira ingunguru zingahe z'amarira ngo abantu n'ibintu wabuze byari bisobanuye byose mu buzima bigaruke? Nta cyabihindura. Ahubwo gukora impinduka bihagarika kurira, bihagarika kugana. Gira icyo ukora rero niba ushaka impinduka. Dr. Hakizimana Nikodeme yaravuze ngo imvura nubwo yaba ari amahina irahita, ariko ntibura ibyo ukushumura. Imvura irahita pe, ariko hari ibyo ikushumura, hari ibyo itwara, hari ibyo isambaguza. N'ibigeragezo rimwe na rimwe niko bimera. Hari igihe biza yego bigashira, ariko ingaruka zabyo ntabwo zabura. Ugomba kuba munini rero kuruta ibigeragezo. Mu magambo yose Dr. Nikodeme yavuze, munyemerere nyasoreze kuri iri. Yaravuze ngo aho ugenda utumbiriye niho hazagenda amaherezo y'urugendo rwawe. Utumbiriye hehereye? Aho utumbiriye niho hazagenda amaherezo y'urugendo rwawe. Ngayo rero amagambo yahindura ubuzima yavuzwe n'uyu munyabigwi Dr. Nikodeme Hakizimana mu nzu y'ibitabo Summit iheruka. Yahawe igihembo cy'umwanditsi mwiza w'ibitabo by'umwihariko bikuza abantu mu buryo bw'umwuka, Best Spiritual Growth Author. Yubahwe rero, yubahwe rwose, ni inzu y'ibitabo. Iri jambo ryagucitse ubwo twahurira kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe, tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.